yawe. Ushobora gufungura Safari, ushobora gufungura Google Chrome ya Google. So reka dukoreshe Google Chrome kuko niyo abantu bose bafite. Ushobora kuba udafite Safari, udafite MacBook, so ukoresha HP cyangwa Dell cyangwa ubundi bwoko bwa computer. So ahangaha Google Chrome niyo iri rusange. Tugiye gufungura Google Chrome. Urabona ko nta kintu kiri kuri Google. So tugiye kuza ahangaha. Urabona kano kantu kari ahangaha, ariko ubaye utagafite it's okay. Reka mbanze ngakureho hanyuma tugendane neza. Okay. You see? Urabibona? Nakoze sign out. Ubu iyawe igomba kuba imeze gutya. Wafunguye Google igomba kuba imeze gutya. Tugiye kuza hano kuri sign in. Klikaho rimwe. Urabona aya ni account ngenda nkoresha. So ahangaha iyi niyo undi muntu, hari niyo umaze gukoresha vuba yabira ahangaha. Ariko twebwe tugiye kuza ahandi. Tugiye kuza hano kuri use another account. So niba weho nta yindi account yari irimo, iriya use another account ntabwo uri buyibone. Tugiye kuza hano kuri create account. Create account. Ni ukuvuga ngo weho niba nta yindi Gmail wigeze ukoresha cyangwa nta wundi muntu wigeze ayikoresha kuri computer yawe, iriya ntabwo uri buyibone, ahubwo urahita ubona iyi ngiyi create account. So ahangaha iyo uhageze for my personal use, for my child, for work or business, ibi ngibi ntabwo turi bubikoresha. For child, ukoresheje iyi ngiyi for my child, ntabwo wazaba ukibonye uburyo bwo kwikoresha kuri YouTube. Uhisemo my child, ntabwo wazaba ukibonye uburyo bwo kwikoresha kuri YouTube. Ugiye guhitamo for my personal use. Tugiye guhitamo izina ryawe. Tugiye kuvuga ko witwa Cyusa whatever. Cyusa Patrick. Niba hari umuntu witwa gutya ambabarire, ntabwo muzi. Okay. First name, then last name here. Cyusa Patrick. Okay. Cyusa Patrick. Tukomeze next. Twajyanye, turi kumwe. Hano ugiye guhitamo igihe wavukiye. Tuvuge ko Cyusa yavutse mu kwezi kwa mbere, tariki ya mbere, umwaka w'ibihumbi 2005. Okay. 2005. Cyusa Patrick, urumva iryo zina ni iry'umugabo. Niba uri umukobwa urahitamo ko uri umukobwa aha, niba uri umugabo uri umugabo. Hari ibindi okay, sawa nabyo wabihitamo. Then click next. Wait. Bahise baduporopoza email dushobora kugira. Hari Cyusa Patrick 638@gmail.com. Cyusa hano hakaza Patrick Cyusa 157@gmail.com, cyangwa creating yawe. Reka du creating yacu. Tugiye gukora Cyusa Patrick. Cyusa Patrick gusa. Urabona ko iri zina ryarafashwe. Tugiye gukora Cyusa Patrick 1. Urabona ko naryo ryafashwe. So ubaye washobora guhitamo iri ngiri ukazarifata mu mutwe cyangwa iri ngiri, nta kibazo. Cyangwa ugakomeza guporopoza bitewe n'iryo ushaka ahangaha. Ushobora kuvuga ngo yenda ndashaka gukoresha izina ryanjye nta wundi mubare, Cyusa Patrick akadomo. Nabyo ryarafashwe, ntabwo biri gukunda. So kugira ngo bitugendekere neza kadukoreshe Patrick Cyusa 157. Patrick Cyusa 157. Ibi ngiyi niyo duhisemo. Twagiye. Tugiye creatinga password. Twageze aho creatingira account. Umaze gushyiramo password ahangaha, uzishyiramo ahangaha, warangiza ukongera ukazikonfirima, ukazishyiramo. Izo washyizemo ahangaha nizo ushyiramo hano. Iyo wibeshye ntago bikunda. Tegereze gato loading, urabona ko byakunze ahangaha. Iyo tugeze aha, tugiye gushyiramo nimero za telefone.
urabona hano uri muri Afghanistan, uri hehe ushobora gukoresha izi kode, ariko turi mu Rwanda byahise byijyanamo automatically. Tugiye gushyiramo nimero za telefone. Izi nimero za telefone ni izigufasha kuba warikavaringa Gmail yawe mu gihe wibagiwe password, mu gihe ukeneye guha umutekano account yawe. Ari ushobora kuyikoreraho, nari nkubwiye icyambere cyo kurikavaringa mu gihe waba uyibagiwe, cyangwa se ushaka gukoresha ama verification. Hari uburyo bwa security, iyo ufunguye account yawe ya Gmail bahita bohereza code, bahita bohereza kuri no nimero ya telefone, hanyuma udashyizemo iyo code ntabwo wafungura account yawe. Ni uburyo bwiza bwo kuyirinda kuba yaba hacked, kuba yakwinjirirwa. Tujye gushyiramo rero nimero. Okay, reka dushyiremo nimero, kankoresha nimero yanjye. Ahangaha iyo umaze kuhagera ugomba kureba muri telefone yawe iyo nimero washyizemo, haba haje message irimo izo code ukahita uzishyiramo hano. Hanyuma ukemeza. Aha kuri recovery email, ufite indi email ushaka kuyishyiramo, cyangwa ufite email y'umuvandimwe ushaka kuyishyiramo. Iyi nayo ni yagufasha mu gihe waba wibagiye password, cyangwa wagize ikindi kibazo, email yawe yabayihakinze bayinjiriye, ushaka kuyirecoveringa ukoresheje ino email waba ugiye gushyiramo ahangaha. Ariko reka tuyiskipinge, tuyihorere, usi ngombwa cyane. Urabona ko Cyusa Patrick dufite ino email mu mazina ya Cyusa Patrick 157, tukagira ino nimero ya telefone recovery mobile number, ngira ngo urabibona biragaragara. Tugiye gukora next. Mu kugira hano uraza wemeze I agree, kwemeza terms and conditions za Gmail. Urabona ko iyo bigenze gutya account yacu, urabona ko hano hagiyemo C, ubu ni C ihagarariye Cyusa. Ushatse washyiraho ifoto, ariko urabona ko account yacu yakozwe. Reka nze tuyinjiremo uze tubirebe neza. Tugiye gukora sign out. Shyiramo ya email yacu Patrick Cyusa. Rimwe, 5, 7. Tugiye gushyiramo ya password yacu twakreye kare. Well, urabona ko twinjiye muri account. Akangaka ubona aka ka window kahise kaza hano, ni ukuvuga ngo bitewe na computer ufite, iramutse ifite fingerprint, hari igihe ihita igusaba kwemeza, kugira ngo igihe ugiye gukora sign in kuri account yawe ya Gmail, aho gushyiramo password igihita ukozaho fingerprint. Ahangaha rero si ngombwa, weho Gmail yawe ndizera ko yahise ikujyana hano. Email twasimbutse ushobora kurikavaringiraho email yawe mu gihe waba wibagiye password cyangwa ikindi kintu. Ibi ngibi reka tugire not now, si ngombwa nonaha. Urabona ko account yacu yabaye created, ngiyi hano Hi Cyusa. Nuko nguko rero uzakora nawe Gmail account iyo tuzakoresha tugiye gufungura YouTube channel.